Yego, aka kanya tugiye kwiga icigisho kiboneka mu kwitegura akaga gaheruka. Turiga kuri paje ya 29. Biraterwa n'aho turi bugeze bitewe n'uburebure bw'iyi video. Urugero rushyitse: gutsindishirizwa kw'agateganyo muri Kristo no gutsindishirizwa duhabwa. Urugero rubanza rw'imibereho y'umunyabyaha. Ntabwo gukiranuka kwa Kristo kutubarwaho guhesha kubabarirwa ibyaha gusa kubw'urupfu rwa Kristo, ahubwo gutuma umunyabyaha ahabwa ibihembo by'imibereho itunganye. Intera iri hagati yo gukiranuka duhabwa y'ubutungane n'intera iri hagati igereranya intege nke zibaho mu mibereho y'umuntu. Yuzuzwa na Kristo akoresheje gukiranuka kwe kw'agateganyo. Nyamara nanone umukristo wese azi ko hari impanuka no kugwa mu nzira izamuka ijyana umuntu ku kwezwa, akurikije ibyo we ubwe yiboneye. Uvurwa n'inde? Ni Yesu Kristo. Imbaraga nke za kera zongera kugaruka. Nicyo gituma ijambo ry'Imana riduhamiriza imbabazi kubwo kwiyunga na Kristo. Nubwo Yohana agira ati, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Yuzuza interuro ye y'isezerano ry'Imana rikomeye ngo, icyakora nihagira umuntu ukora icyaha muri mwe, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Rwa mbere rwa Yohana igice ya 2:1. Amaraso ya Yesu Kristo, umwana wayo, Yesu Kristo umwana wayo atweza ibyaha byose. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1:7. Iyo dufite mu mitima yacu umugambi wo gukorera Imana, maze tukagerageza kugera kuri iyo ntego, Yesu yakira iyo myifato n'ubwo butwari nk'umurimo uhebuje dushobora kumukorera, maze aho intege nke zacu zibaye akahuzurisha gukiranuka kwe bwite. Twavuga ngo iki? Amen. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo kudukuraho ibyaha, ahubwo kugira gute? Kudufasha aho ducitse intege nke, batwongeramo imbaraga. Noneho iyo turushaho gushaka kuba abera n'abaziranenge, nibwo noneho dufashwa cyane, noneho tugakora ibyiza gusa, tukaba tugize gukiranuka bivuye ku gukiranuka kwe kw'agateganyo. Gukiranuka kw'agateganyo no gukiranuka duhabwa biruzuzanya kimwe ku kindi. Byombi bigereranya ingingo ebyiri z'imena zo mu murimo umwe. Umugambi uhanitse Imana ifitiye abana bayo urenze kure ibitekerezo by'umuntu. Gukiranuka no kugira ishusho y'Imana niyo ntego Imana iduhitiramo. Umwigishwa abona imbere ye inzira ifunguye imusaba kujya mbere ubudasiba. Afite umugambi agomba kugeraho. Muri wo harimo icyiza cyose cy'icyubahiro kandi gitunganye.
umwenda wera wo mu byahishuwe wongeye kuvugwa na Yesu mu mugani w'ubukwe umwana w'umwami. Umugani tubona muri Matayo igice cya 22. Batangaga umwenda wihariye w'ubukwe. Uwangaga kwambara yarirukanwaga. Uwanga kwiyambura ingeso ze mbi wese kugira ngo ahabwe ingeso nziza zo gukiranuka kwa Kristo ntazagira umugabane mu bukwe bw'umwana w'Imana. Aha birasobanutse neza cyane. Umwambaro w'ubukwe uvugwa muri uyu mugani ugereranya imico myiza itagira inenge y'abigishwa nyakuri ba Kristo. Niko gukiranuka kwa Kristo, imico ye izira amakemwa kuwamwakira nk'umucunguzi wabo bwite, bose. Iyo mico bayibonera mu kwizera. Ubutumwa bwo kwivugurura ntabwo ubutumwa bw'itorero ry'i Lawodikiya buhamagarira abantu kwihana no gushishikarizwa kubwo kwizera gusa, no gutsindishirizwa kubwo kwizera gusa, ahubwo Imana irarikira abantu kugira imico ya Kristo, gukiranuka kwe, ukwera kwe. Ni ubutumwa bwo kwisubiraho, kwezwa, gusaba igihe kandi gusaba no kwihangana. Ntabwo tugomba kurwana intambara turwana turwanya imbaraga y'umubiri. Tuba twamaze guhabwa kunesha mbere y'uko urugamba rutangira. Haleluya. Ntabwo Kristo yigeze atubwira ko byoroshye kugera ku rugero rushyitse mu mico, kubera ko imico myiza kandi itunganye tutayihabwa tukimara kuvuka, cyangwa ngo imico myiza kandi itunganye tutayihabwa tukimara kuvuka, cyangwa ngo tuyihabwe mu buryo butugwiririye, ahubwo tuyihabwa dukoresheje imbaraga zacu bwite kubw'impano y'ubuntu ya Kristo. Tuhagera tubanje kurwana intambara ikomeye, tutajenjetse, turwana inarijye. Tugomba kwisuzumana ubwitonzi, tutagize akazinga na kamwe k'imico idatunganye. Imana itubabarire. Nubwo hari ingorane zizitira kugera ku rugero rukwiriye rw'imico yacu, Bibiliya itwemeza ko kugera kuri iyo ntego bishoboka. Nta na kimwe Imana idusaba, ibidashoboka. Iyo idutegetse uwo mwanya ihita itubashisha kumvira itegeko. Ntihakagire uwibwira ko adashobora kugorora imico ye mibi. Niba mugera ku mwanzuro nk'uwo, ntabwo muzigera mubona ubugingo buhoraho. Ibidashoboka bibaho gusa mu bushake buke bwacu.
ubushake udashatse gutsinda ntiwabibasha. Ingorane nyakuri ziboneka mu mutima utejejwe no kwanga gucishwa bugufi ubushake bw'umuntu bugira ngo ubushake bw'Imana bube ariko bwo buhabwa umwanya. Iki gika cyane kiri kujyana n'isano ya filozofiya ivuga ngo wowe ubwawe uri Imana. Wowe ubwawe uri Imana. Bivuze ngo ibyo udashaka ntabwo bishobora kuba. Niyo kwa gutsindishirizwa kwa Kristo kwakuzamo ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo wowe ugomba kurema ikintu ukakirema kikabaho. Hari umugabo ufite show w'umunyamerika witwa nde ni Dr. nde Steven yigeze kuvuga ngo iyo ufite inzozi muri wowe, ni ukuvuga ngo izo nzozi ntabwo ari accident, ibyo bintu biba bihari. Wowe rero kubera ko uri Imana hagati muri wowe, izo nzozi ugize ni ibintu bihari. Imana ni ukuvuga ngo already yabishize imbere yawe. Wowe ugomba gukoresha uko ushoboye ibyo bintu bikaba. Iyi paragraph rero ihamanya cyane n'iyo context. Ifitanye isano cyane n'iyo filozofi ivuga ko wowe ubwawe uri Imana. Ubushake bwawe buke butuma ibintu bidashoboka, ariko ubushake bwawe bwinshi butuma ibintu nanone bishoboka. Bivuga ngo nta kintu kidashoboka. Kuko nibyo nkatwe nk'abantu twize umuziki, iyo ugitangira uba ubona umuziki utazawushobora, ariko kubera ufite ubushake, ufite n'urukundo, ugumya gukora pratique ukababara, intoki zikakurya, ukongera ugera ugacuranga kubera ubushake. Bivuze ngo rero kuko iyi paragraph ibyo ivuga ni ukuri. Reka nyisubiremo. Ntihakagire wibwira ko adashobora kugorora imico ye mibi. Niba mugera ku mwanzuro nk'uwo, ntabwo muzigera mubona ubugingo buhoraho. Ibidashoboka bibaho gusa mu bushake buke bwacu. Udashatse gutsinda ntiwabibasha. Ingorane nyakuri ziboneka mu mitima utejejwe ni ukwanga gucisha bugufi ubushake bw'umuntu, kugira ngo ubushake bw'Imana bube ari bwo buhabwa umwanya. Niyo ngorane twe dufite yo kutemerera ubushake bw'Imana ngo abe ari bwo buba. Tugomba kwiga kwiyambura inarijye. Uretse gato mbere yuko ngera iyo paragraph nsomye hejuru ihamanya cyane n'icyigisho kiboneka muri Steps of Christ kugana Yesu, ku cyigisho kivuga ibyo uko Kristo yatsinze Satani ari mu butayu. Ati ntibyere kuba nk'uko nshaka, ahubwo bibe nk'uko wowe ushaka. Tugomba kwiga kwiyambura inarijye kugira ngo twirandurire muri Yesu, we ushobora kuturinda ngo tudasitara no kuduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge, ahubwo twishimye bihebuje. Yuda igice cya 24 umurongo wa 24 nako, kubera ko Yuda ni igice kimwe. Tugomba kwita buri kanya uwagize ati ntacyo mwakora mutamfite, kandi ati nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Yohana 15:5. Hanyuma tuzavuga nka Pawulo ugira ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Abafilipi 4:15. Ibyo tudashobora gukora kubera intege nke z'umubiri, Imana iduha kubishobora kubwa Kristo. Abaroma 8:34. Dushobora
gushyirana ijwi hejuru n'intumwa Pawulo tuti Imana ishimwe kuko iduha kuneshereza muri Kristo. Rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 14. Intango y'uko dusobanukirwa ni ukwizera, kandi kunesha gutsinda isi ni ukwizera kwacu, niko Yohana abivuga. Bwa mbere wa Yohana 5. Kwizera ni uruziga rukomeye rutuzamura mu gacuri k'umusozi wo kwerezwamo, uruziga mu muhanda ujya mu mpinga y'umusozi wo kunesha. Ariko akamashini k'urwo ruziga ni Yesu. Si ukwizera kudukiza, ahubwo Kristo Yesu niwe udukiza. Kuri we niho dushyira ibyiringiro byacu n'imbaraga zacu. Reka itorero ry'Imana rivuge ngo amen. Abera mwese aho muri, ndabashimiye kubwo mwabashije gukurikirana ishuri ryo kw'isabato. Ishuri ryo kw'isabato rirangiriye aha. Ndashima Imana cyane yandikishije ijambo ryayo. Ni ukuri nk'uko turi kwiga icyigisho kotari ivuga iby'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirema, ariryo ryaremye. Ni ukuri ijambo ry'Imana rirarema. Aha nanjye mpawe ibyiringiro by'uko nta kintu ntashobora. Nagumyaga kuvuga ko ndi umunyantege nke, ariko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. We wabashije kunesha icyaha aravuga ati ni ukuri unyiringire, kandi nawe ubwawe uvuga uti ntabwo nabikora nk'uko mbishaka, ahubwo bibe nk'uko ushaka. Kandi ushyireho umwete, uvunike n'intambara. Ntabwo Uwiteka nk'uko Yohana yeretswe ngo azahanagura amarira ku maso. Ntabwo azahanagura amarira ku maso ku muntu utararize, ahubwo azahanagura amarira ku maso ku muntu warize. N'indi nyandiko ivuga ngo unesha, ntabwo unesha nzamuha kwambikwa kunywa kuri mazi y'ubugingo. Ntabwo uzanesha utawurwanya. Habaho kurwana, noneho hakabaho no kunesha. Unesha nzamwambika ikamba ry'ubugingo. Ni ukuri reka duharanire kunesha muri iki gitondo. Ishuri ryo kw'isabato rirangiriye aha. Ndashimira Imana yampaye umwete wo kugira ngo nkore ishuri ryo kw'isabato njyenyine, kandi ngumye kuyihimbaza mu izina rya Yesu.